Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo ni iry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko umuntu wese uzagerageza kubaka binyuranyije n'amategeko inzu yiwe izasenywa. Bityo rero umujyi wa Kigali urakangurira abanyarwanda bose kubaka inzu bakoresheje igishushanyo mbonera. Umujyi wa Kigali wongera kuvuga yuko abantu bubatse binyuranyije n'amategeko inzu zabo zizasenywa. Ni mu gihe umujyi wa Kigali utangaza yuko bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bakurikiranweho ibyaha byo kurya ruswa kugira ngo bemerere abaturage kubaka binyuranyije n'amategeko. Umujyi wa Kigali uvuga yuko umuntu wese uzagerageza kubaka binyuranyije n'amategeko azahanwa. Umujyi wa Kigali uvuga yuko umuturage wese uzaka icyangombwa cyo kuvugurura inzu ndetse akahita ayisenya akubaka indi azahanwa. Umujyi wa Kigali uvuga yuko umuntu uzaka icyangombwa cyo kubaka kadesitara akiyubakira etaje y'amagorofa 10 cyangwa 20 azahanwa. Umujyi wa Kigali uvuga yuko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze begera abaturage bakabemerera kubaka ndetse abaturage bakabahereza ruswa. Abana bayobozi bo mu nzego z'ibanze nabo nibafatwa bazahanwa. Abaturage mwese iri tangazo muryumve. Iri tangazo rirabareba nk'abanyarwanda. Ahantu hose ari gukatwa site hano mu mujyi wa Kigali, mu nkengero z'umujyi wa Kigali ahari ubuhinzi bakahagiraho kubaka, mwese murasabwa kubaka inzu mwakurikije igishushanyo mbonera. Aho batarakata site hakiri mu buhinzi, nyaboneka munyarwandakazi wihubaka inzu kubera ko hano hagenewe ubuhinzi. Iyi nzu nibapima bagasanga iri mu buhinzi bazayisenya. Ndababwiza ukuri. Iri ni itangazo ry'umujyi wa Kigali rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni incamake ndaza nsesengura amakuru. Reka dusimbukire ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yatangaje ko amazi rwose ubu ngubu ikibazo cy'amazi cyakemutse hano mu mujyi wa Kigali. Ubuyobozi bwa Wasake butangaza yuko umuntu wese utarishyura amazi wakuriweho robine yiwe ndetse asabwa kwishyura amazi kugira ngo bamusubize robine atangire umwaka ameze neza, atangire umwaka nta mwenda abereyemo. Wasake nawe yaripfanye ihita yishyuza mu itangazo ryayo. Gusa icyo Wasake yari igamije yashaka kuvuga yuko amazi mu mujyi wa Kigali ari furu tanka, bari mu bikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi. Amazi azajya abura iminota mikeya akongera akagaruka. Wasake yabitangaje kuri uno munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo Wasake yongeye kwishyuza abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bayibereyemo umwenda. Ndetse Wasake yongera gusaba abantu bakuriweho robine kubera kutishyura amazi ko bakwishyura amazi bakabasubiza robine. Wasake ntago ijya iripfana, mu itangazo ishyira hanze ihita yishyuza. Wasake rero isobanura uburyo ki amazi mu mujyi wa Kigali ari furu tanka, ariko abaturage bakavuga yuko amazi bayabuze, ahubwo Wasake ari kwirirwa ibakinisha. Wasake rero yavuze yuko impamvu amazi abura igihe gitonya baba bari kwagura imiyoboro y'amazi, kandi itangazo baba barishyize hanze ko bagiye kwagura imiyoboro y'amazi, ahubwo abenshi ntago baba babonye iryo tangazo. Bityo rero mwese mujya musimbukira kuri Kidasamura TV Rwanda. Amazi najya abura tuzajya tubibamenyesha, amazi nagaruka tubibamenyeshe. Amazi ejo azaba ari furu tanka mu mujyi wa Kigali, ariko bibaye byiza wavomera mu bigega, waba ufite amajerekani ukavomera mu majerekani, kugira ngo any day cyangwa isaha iyo ari yose amazi yagira ikibazo akabura, waba ufite amazi. Gaburira nta muntu ujya ibihe n'ibintu by'amazi, igitembo gishobora gupfumuka amazi akabura. Rero mu gihe bari guhoma cya gitembo cyangwa mu gihe bari gusana cya gitembo ugasanga ubuza amazi ugategereza igihe kiri bukirire, ariko iyo ufite amajerekani ya wavomye ubukoresha y'amazi yawe cya gitembo bakarangiza kugisana uhita wongera uvoma andi mazi. Bivuze ngo rero nawe uhana igihe n'ibintu, kuko